Reka nongere mbaye ikaze rero bakunzi b'ijambo ry'umwimerere. Uyu munsi nanone tugarutse kuganira ku mupapa. Ejo bundi nakweretse uriya mupapa perezida wo muri Guinea amupfukamira. Abantu benshi banditse byinshi, bamwe baravuga bati ni uburenganzira bwe, ngo weho ngo begaragara ko utari umukatolika, ngo ntagomba kwivuga n'ibyo byose, ariko narabisobanuye ababyumva barabyumvise niyo nabo benshi. Bino bintu bikuye bifite intera. Uyu munsi tugiye kuganira kuri uriya mupapa ngo w'umunyarwanda wimitswe. Urabona ko ibi bintu byose bigomba kugwa ibimenyetso niba ko kuri mu bubyutse. Urabona iki? Ejo nibwo twari tuvuga ku mupapa, none dore ngo mu Rwanda bimitse papa w'umunyarwanda. Ese ibyo bintu nta kintu biri kwereka kuko nawe uhakana ibintu aho hantu waba uhakana kuri urwo rwego, ndibaza waba uri mu buyobe bukomeye cyane. Mbere kubyinjiramo rero rekaze nkwereke, umaze kubimenyera kanda aho like, nanone kanda aho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane. Tuzi ko YouTube zigenda zimanura ibiganiro byacu kugira ngo bitagera ku bantu benshi, kuko ugukuri kuramutse kuzwi na benshi ntago twaba tukirirwa mu macakubiri cyangwa guterana amagambo ngo ibintu uvuga ngo ntago bizi n'ibyo byose. No, banza ujye mu mwuka usome ijambo ry'Uwiteka ku bwawe, nibwo uzabisobanukirwa. Kanda aho like kugira ngo ibi bintu bigere ku bantu benshi, ntubyihererane bantu mumaze iminsi munkurikira. Abiyandikisha namwe ndabashimiye cyane. Nawe utarandikisha subscribe uze ujye umenya ukuri hano ku ijambo ry'umwimerere. Twinjiremo rero. Hashize nk'icyumweru nkoze video ku mupapa waje muri Afrika. Nakubwiye ukuntu nabonye aje muri Afrika, ntangira gushakisha kugira ngo ndebe impamvu cyaba kimugenzi muri Afrika. Ariko ibyo naguyeho noneho ngo ari gupfukamirwa kugira ngo ya nyamaswa ya mbere isubizwemo imbaraga n'inyamaswa ya kabiri. Warabibonye. Hahita hakurikiraho n'ikinamico rya Trump, hakurikiraho ibintu byinshi cyane, uruhererekane rw'ibintu biri kuba icyarimwe. Muntu ubona, muntu ukangutse, imitingito se nakubwira ngo hirya no hino. Wiko Kristo yaratubwiye ngo mbere yuko imperuka iba hazaba izo ntambara za Iran, nabikubwiye, haba imitingito, haba ibintu by'inyamaswa ya mbere n'iya kabiri bizasubizanwamo imbaraga. Noneho hari wa mwami wo mu Bwongereza nawe uri muri Amerika. Ibyo nabyo ni ubuhanuzi bundi buri gusoza. Ariko uyu munsi twibande kuri uriya mupapa w'umunyarwanda bavuga wagiyeho nk'uko nabikwetsa ngo kwifata inyuma. Bari muri mu Rwanda. Nanjye bira bintu byarantunguye, ariko noneho sinavuga ngo byananshimishije ko byane kwibaza. Mpora mvuga ko ubwoko bw'Imana bwarabirabura igihe n'igihe. None ibintu by'umupapa w'umwirabura w'umunyarwanda bisobanuye iki? Kuko kuri nge ntago ntekereza ngo nibaze ko uriya muntu yabyutse gutya gusa ngo bari abantu ngo bahite bavuga ngo bagizeho papa wabo. Something somewhere is cooking. Hari ibintu biri kuba hamwe na hamwe tutazi. Ariyo mpamvu ngo uriya mukardinali Kambanda ngo yavuze ngo abo bantu ngo bimitse papa wabo w'umunyarwanda ngo bagomba kujya kureba ibyabo. Nta gihamya mfite 100% yerekana ko wenda babizi cyangwa babiziranyeho, cyangwa se nicyo bigamije. Bigamije iki? Hari comment nabonye abantu benshi bavuga bati uyu mupapa byanze bikunze agomba kubaho uko n'abandi nabo bagiye bageza za papa babo. Reka turebe ukuntu iyo nkuru igirira. Iravuga iti ibi ni biki byateye muri Kiliziya Gatolika mu Rwanda koko? Havutse irindi dini muri Kiliziya Gatolika mu Rwanda rinashyiraho papa waryo wo mu Rwanda. Urumva rero abantu bose bari kwibaza uyu mupapa bimeze gute. Noneho muri comment none ahise njya kwireba ibyo abantu bandika. Aba bantu kuko bakinisha ibikoresho bitagatifu, aka kageni, abandi baravuga bati ngabo bandi ni bareke birirwa bita ba apotre na ba bishop, kukibo ntawo bakoraho. Urumva abantu bavuga bati umuntu agomba kubyita nta bandi bita ba bishop cyangwa aba apotre. Ngese ubundi bibayeho byaba ari ikibazo. Ngo ninde wakubwiye ko Roma ari igomba kwiharira Kiliziya Gatolika yose? Urumva? Ngaba rero ngo nabanzi b'igihugu ngo batuma ngo leta ngo yarwanya Kiliziya Gatolika ngo bakaba bakurura amacakubiri. Niba hanwe kuko batazabisubira. Ngo Kiliziya ngo nimwe abantu bose bagomba kubamo.
undi wabajije rero aravuga ati muri Bibiliya niba uyizi hari ahantu hamwe hagaragara ko papa agomba kubaho, byerekane muri Bibiliya. Abantu urabona ko bamaze gukanguka ngo made in Rwanda ngikoza agashya ngikoza umupapa w'umunyarwanda. Noneho urabona abantu bafite ibintu byinshi cyane ngo niba bashaka kubirwanya ngo ni yamabandi ngazira ndi ngo mubareke nabo bisarire ngo nkuko n'abandi basaze. Ngo ikibabaje ngo ahubwo ngo nuko ngo bakoresha ibikoresho bya Kiliziya Gatolika. Urumva ni byinshi cyane. Niba ngo yimitswe nka papa mwebwe bibarya hehe? Ngo ubundi se uriya muzungu wimitse ni uwanyu? Kuki mukunda kubabaje abazungu koko? Sha muzi guhakwa koko, muzapfira mu bucakara pe. Urumva ko uyu muntu ni byinshi cyane banditse amakomenti n'amakomenti, ariko urumva ko uyu muntu wanyuma arababwira ibyo ninde babwiye ko umuzungu ari we mupapa wanyu? Ahubwo ngewe byanyeretse iki rero? Byanyeretse ko bishobora kuba biri guca amarenga, aho byavuye simpazi uko byatutse, uko byaje, uko byatangiye, ariko ngewe byanyeretse ko ni ikimenyetso gikomeye. Niba abirabura batinyuka bagatinyuka, niba atari umukino w'abaroma, bano bantu bafite amayeri n'amacenga akomeye cyane, bashobora kuba bakavuga bati ibintu by'uko ubwoko bw'Imana barabirabura bigiye kujya hanze. Noneho reka tuba dutegura bano birabura, noneho tuzabakiniremo cyangwa se tubayoboreremo mu bundi buryo, kuko satani afite amayeri n'amacenga akomeye cyane. Umuntu udakangutse byanze bikunze ntazasobanukirwa ibi bintu. Urumva ko mu Rwanda harimo abantu bamaze kubisobanukirwa ngo umuntu ngashobora kuba arwaye mu mutwe ngo yakwikiza. No, ntabwo wabyuka ngo witwe papa gurya gusa ari ibintu bivuye mu kirere. Nawe utekereza wabimbwira bifite ahantu byavuye. Niyo mpamvu rero mbwirane ibi bintu aho bigana, tugomba kumenya ko ubwoko bw'Uwiteka barabirabura. Urabona ko biri guca amarenga, birimo biraca amarenga. Urabona abantu mukurikira ibintu. Ntago uyu mwami w'Ubwongereza yahaguruka agiye muri Amerika igitaraganya, uyu mupapa agiye muri Afurika igitaraganya, haza uyu mupapa w'umwirabura w'umunyarwanda igitaraganya. Ibintu byose by'uruhurirane bafite igihe gito. Satani afite agahe gato, ngira ngo noneho ubu ngubu utangiye gucana ku maso, utangiye kubona what's going on, ibiri kuba. Ariko Imana yatubwiye ko nta kintu na kimwe cyakorewe atabona kitazajya hagaragara. Dukomeze dukurikire iby'uyu mupapa, dukurikire ibiri kuba yaba muri za Amerika, birayi ngo birashije Trump, ibyo byose byabaye. Uriya muhungu wavuze ko Kristo yari umwirabura bakamwicisha ubundi. Umva ibintu uruhurirane bibaye mu cyumweru kimwe, ni ukuvuga ngo byanze bikunze ukuri kurakomanga. We twabanye rero, andikamo icyo bitekereza, ntuheranwe ijambo, andika ikiri ku mutima, uvuga uti dore ku bintu mbibona, ibintu bimeze gute? Ese bitangiye guca amarenga? Ese bimeze gute? Byandikemo. Nkaba mbashimiye kandi ukandi ho like mbere yo gusohoka kugira ngo ukuri kugere ku bantu benshi. Nawe mukomeje kwiyandikisha ku bwinshi munyote ukura amanywa nijoro. Nkaba mbashimiye nanone subscribe nawe utariyandikisha kugira ngo ukuri kujye kubageraho kandi ukuri kubuhora imbohe. Urabona ko ibyo tubabwira biri kugenda bijya mu buryo bica amarenga. Ubibona arabibona, utabibona ubwo tubigiye. Nkaba mbashimiye rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, todaraba, tov meyo.